igihugu cya Iran kimwe kirwana na Israel. Ni ukuvuga ngo bariya ni abavandimwe babiri bari kurwana. Wakazi tese ubundi ni abavandimwe babiri gute? Umenye ko Iran niyo ni urubyaro rukomoka kuri Ishimayeli, nta muhungu wa Aburahamu. Ishimayeli niwe wabyaranye na Hagayi, amaze kumubyara igihe kirajyanye na Sara avuga ngo sinshaka uyu mwana araganwa n'umwana utari wisezerano. Ntabwo hano agende ntabwo bazaragana. Yego. Muri iryo joro Aburahamu arimo atekereza yibaza ati kuko ngiye kwirukana umugore n'umwana. Imana isanga Aburahamu iramubwira ngo ibyo umugore wa Sara kubwira nibyo, bwira umwana na nyina bagende. Arabyuka arambwira ati mwakira umutsima amazi, umva finga umwana wawe ndaherekeze mwigendere turebe ko amahoro yaboneka. Barajya ariko arangije avuga ngo Uwiteka azabane nawe. Muri iryo joro Imana yabwiye Aburahamu iramubwira ngo umwana wawe nzamuhindura ubwoko bukomeye. Uriya Ishimayeli yavuga ngo nzamuhindura ubwoko bukomeye. Bageze n'ahandi muri ka gashyamba, ubwo umutsima wari umaze gushira, amazi amaze gushira, baricaye. Bamaze kwicara, amazi arashize, agatsima karashize, nyina burepfo na buruguru abura icyaha umwana we. Nibwo yarangije ahita abwira umwana avuga ati ngiye kumwicaza hariya nibura yere gupfa mureba mu maso. Icyo gihe nibwo marayika yaje abwira nyina, abwira Hagayi aramubwira ngo uyu mwana wawe nzamuhindura ubwoko bukomeye. Burya rero Ishimayeli niwe waje kugenda kuko Imana yaje gufukura akariba, umwana anywa amazi arahembuka, barakomeza aza gukura aba umurashi. Igihe kiragera nibwo yaje no gushaka umugore, nyina aramushyingira. Igihe kigeze abahanga bavuga yuko uriya muryango wa Ishimayeli ari wo waje gukomokamo, yaje kubyara abana 12. Ba bana 12 niwo uwitwa Muhammad nimwe yavutse muri ba bana, muri uwo muryango wa Ishimayeli. Muhammad amaze kuvuka naravuga ati nanjye reka nshinga idini ya Islam. Uyu munsi wa none kubera byasezerana Imana yasezeranye igihe Hagayi yicaye muri ka gahuru. Niyo mpamvu nubwo abarwanyi nubwo agira uti arapfa ariko bagakomeza, bagapfa ariko bagakomeza. Bitewe ngo Palestina, Iran, za Iraq zikomoka kwa Ishimayeli. Bivuze ngo bariya n'abana bafite isezerano ryo kudatsindwa, bagahura nyine intambara zo bagomba kuzibamo ariko ntibatsindwe ngo baveho. Nubwo bongura bahanagura ku ikarita y'isi ntibyashoboka. Reka ngaruke kuri Isiraheli nayo. Isiraheli urabona yavutse kuri Aburahamu nawe, kuri umwana w'isezerano Isaka amaze kubyara. Isaka nyine amaze kuvuka, ni ukuvuga ngo hariya Yakobo yaje guhabwa iki nyuma amaze gukura. Yaragiye igihe yarongotanaga agenda, Imana yamusanga yamubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Yamubwira ngo nuca mu mazi atemba ntazagutembana, nugiye mu mashyamba y'inyamaswa z'inkazi ntacyo zizagutwara, nuca mu muriro ugurumana ntabwo uzashya. Bivuze ngo nabo bafite byasezerano by'urubyaro Ishimayeli afite. Uyu munsi rero ni abantu bahanganye, ariko ntawe wavuga ngo abafate umwe basibanganya hariya mukuru bikundi, ahubwo ni za ntambara. Uretse ko bamwe bajya banabyitiranya akavuga ngo Yesu bashobora kuba nyine ngo bari abantu bagiye ngo ari ya ntambara ya Harimagedoni cyangwa se ya ntambara yahanuwe y'urubyaro rwa Yakobo cyangwa se wa mubabaro w'urubyaro rwa Yakobo, ariko ntabwo ariko bimeze. Iyo ntambara nayo izabaho, ariko iyo ngiyo izaba mu gihe Kristo azaba aje gutabara Isiraheli. Buriya byose ni ibishushanya, ni ibishushanyo uko Isiraheli mu bihe bizaza izamera, kuko ari igisi yose izayihagurukira kugira ngo ibe yaramya Antikristo, ariko byange nirangiza Yesu we azamanuka aje gutabara Isiraheli. Nisomye muri Zekariya ibice 12 umurongo wa mbere, havuga ukuntu Yesu azamanuka agakandagiza ibirenge bye kuri Elayono, wa musozi wa Elayono, aje gutabara Isiraheli. Ariko yavuze Elayono ni Elayono ya none. Urumva hari amagambo tujya dusoma avuga ngo Yerusalemu ikizamanuka ivuye mu ijuru. Iyo yavuze Elayono ni ya none iriho. Nuko uyu munsi wa none kariya gahugu ka Isiraheli cyangwa se kiriya gihugu cya Isiraheli, uyu munsi Yesu nazi ubwa mbere azaza ntazakandagiza ibirenge ku isi, azagwa mu kirere aba ariyo tumusanga. Ariko ubwa kabiri naza azaza aje gutabara Isiraheli ngo amanuka y'inabera bose. Ijambo ry'Imana iko ritubwira nagera kuri ya musozi wa Elayono hariya mu Isiraheli hariya
ofisi yiwe cyangwa se minisiteri yiwe niho izaba icyiciro n'igihugu kizaba kiri. Wavuga utese ko ari hato bazahateranira bose? Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ko uwo musozi wa Elayono uzatabukamo kabiri, igice kimwe kijye nk'ariya, ikindi kijye nk'ariya, ahagutse haboneke. Uko Imana izabigenza ni ubuhanga bwayo, ariko uwo munsi ni ukuvuga ngo abera bose nibo bazateranira, abari nka biro nkuru Yesu azaba afite hari i Yerusalemu. Kubera ko Isirayeli izaba yibutswe icyo gihe, kandi nahagera intambara ku Bisirayeli zizahagarara, zizaba zirangiye imyaka 1000 babana na Mesiya. Nuko niho rero wa mubabaro wa Yakobo uzaba ugiye gutangira, ariko Yesu aze awuhoshe. Katwongere tubasuhuze mwese abadukurikiranye bari hafi n'abari kure, bazatwumva bari mu Rwanda, bazatwumva bari muri East Africa, bazatwumva bari ku migabane yose y'isi. Turabasuhuje, nimugira amahoro y'Imana. Turabashimira kandi ko mudukurikira, mugakurikirana ibiganiro byacu byo dushyiraho buri munsi by'ivugabutumwa. N'uyu munsi rero turagarutse, turi kumwe n'umutumirwa, turi kumwe na mwene data, tubana mu ijambo ry'Imana, tubana mu buryo bwinshi bwo gusenga. N'umuri twagarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi turabinginga kugira ngo mudutere inkunga yo gukurikira ijambo ry'Imana, kugira ngo mwumve ubutumwa bwiza bwo kugaruka. Turakwakiriye mwene data, suhuza abantu badukurikiranye bari hafi n'abari kure. Nanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu, abari hafi n'abari kure mwese ndabasuhuje, kandi ndagira ngo tubane mu ijambo ry'Imana. Yesu akomeze aduhane umugisha. Inosa rero, iri ni iteraniro rinini dukurikiye, ririmo abatwumva bari mu Rwanda, ririmo abatwumva bari mu bihugu duturanye, ririmo abatwumva bari mu bindi bihugu bya kure, bazasemurirwa mu rurimi turi kuvugamo, wenda batarwumva bagasemurirwa mu rurimi bumva. Ubu dukurikiwe n'abantu benshi batandukanye, n'abandi bajya badukurikira ku rusengero, ugasanga abantu 200 bari mu rusengero, ariko ubu dukurikiranwe n'abantu bagera ku bihumbi bazakurikirana ijambo ry'Imana bari hafi cyangwa bari kure. Ndagira ngo rero tuganire ijambo ry'Imana. Turasoma umurongo umwe mu gitabo cya Danieli, turasoma ibice 5, duhere ku murongo wa 20, nidushaka duhere ku 20 wenda na 4, kugira ngo ibice 5 ku murongo wa 24 ahari, yego, kugira ngo tuze kuganira kwa ino jambo ry'Imana. Ni amakuru akomeye, ariko ufiteho ubumenyi bwo kuyaganiraho, ko ni amakuru y'ijambo ry'Imana. Niwe gitubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kutwigisha, yego, bidufasha umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Yego, reka dusome ijambo ry'Imana ku murongo wa 24. Si byahari siko tuvuze? 24. Yego. Nicyo gitumye itegeka ko icyo kiganza cyiza kikandikisha iyi nyandiko. 25. Kandi byanditswe nibyo ibi: men tekel ufarisin. 26. Kandi bisobanura bitya: men bisobanurwa ngo Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma, iyishyiraho iherezo. Tekeri bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo, ugaragara ko udashyitse. Kandi peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe, buhawe abamedi n'abaperesi. 29 naho musome. Nuko Belushazari ategeka ko bambika Daniyeli umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi ko bavuga baranguruye ko azaba umutware wa 3 mu bwami. Ariko iryo joro Belushazari umwami w'Ubukaludayi aricwa. Ubwo bwami buhabwa Dariyo wo mu Bamedi. Yari amaze nk'imyaka 62 avutse. Amen. Ndagira ngo rero tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko turihuze n'isi ya none. Dufate ijambo ry'Imana byo kwicyo gihe mu myaka ibihumbi, turihuze n'isi ya none.
aya makuru dusomye ni amakuru usanzwe unanabwiriza. Izi ni inkuru za Daniyeli. Bibiliya ivuga kuri Daniyeli, nyamura kuri Daniyeli. Bibiliya ivuga kuri Daniyeli na Saduraka na Meshake na Abedenego. Bakiri iwabo mu Isiraheli. Ibavugaho ngo bari abana bo mu ngo z'ubwami. Ko umwami w'i Babuloni yaravuze ngo mugere mu ntoranyiriza abana bo mu ngo z'abami, abana b'imfura. Urabyibuka? Mubamfatire, mubanzanire, bigishwe igikarudayi, bigisha amategeko y'abakarudayi. Ngo baragenda bafatamwo abahungu 3. Si bo bonyine bazanye benshi, ariko batoramo ngo abahungu 3 ngo bavukaga mu bantu b'imfura. Ukantare kubikumva, bavukaga mu bantu b'imfura, ngo mu bantu b'abami, bari abantu b'ikitegererezo. Ngo Daniyeli na Saduraka na Meshake na Abedenego ngo barabazana. Bamaze kubazana ngo bashyira umwami Dariyo. Aho tukumvikana. Bamaze kubamushyira ngo ababwira ngo mubajyane mu ishuri nabo bige igikarudayi. Ariko barango sibyo gusa, bigaga n'ubupfumu, bigaga n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Barabazana rero ngo na Daniyeli ajyamo n'abagabo 3. Bamaze kujyayo ngo bigishwa ubwenge bw'abakarudayi. Sibyo hari? Ndegereza ko bigishijwe mu bwenge bw'abakarudayo kugira ngo babahanaguremo ubwenge bw'abayuda, babahanaguremo imico ya Giyuda, babahanaguremo imyitwarire y'Isiraheli, kugira ngo babagire uko bashaka, babarememo abantu bashaka. Ariko izi nkuru za Daniyeli mpamvu maze kuzivuga ngo kugira ngo abantu bumve ko turi mu ijambo ry'Imana. Barangije ngo bamaze kubigisha ibyo bintu, ngo Daniyeli agende muri iryo shuri na Saduraka na Meshake na Abedenego, ngo bagezeyo ngo basaba uwari umuyobozi w'icyo kigo, baravuga ati twebwe titwame ko ngo bari bategekewe, ijambo ntiwabisomye, ngo bari bategekewe ifunguro ry'umwami, kandi ibiryo umwami ngo yaryaga byabaga biterekerejwe. Ibyo barabisomye, ngo byabaga byamurikiwe ibigirwamana. Daniyeli ngo agira ubwenge, aravuga ati ariko koko turya ibyo kurya byatekerejwe kandi twaramurikiwe Imana? Cyari ikibazo koko tubirye. Ngo bajya inama, ngo babwira umwami, babwira umuyobozi w'ikigo, wajya utwihera ibishyimbo n'amaminwa. Urabyibuka? Ndabyibuka. Akaba aribyo twirira. Ngo uyu muntu barababwira ati se igihe umwami azaza gusura agasanga mwarahorose, ntimwabyibushye, nimumeze nk'abandi, ntazanca umutwe akavuga ko mwebwe n'abarenganyije. Ngo Daniyeli aramubwira ati tugerageza iminsi 10 gusa, ubundi uzarebe ko uzasanga tumeze. Bibiliya igaragaza ngo baje kubagerageza, ngo basanze Daniyeli na bagenzi be ngo ari abasore beza bakeye. Ngo uwo mugabo yemera kubarekera ku bishyimbo n'amaminwa. Ngo babirya igihe cyose bari mu ishuri ibyo baryaga, kugeza igihe basoreje amashuri. Basoreje amashuri baragarudetinga nk'abandi bose. Ariko sibyo twagendereye kwa aya magambo dusomye avuga ku nyandiko uyu mwami yabonye, yandika ku kiganza yabonye cyandika ku rusika, ngo cyandika amagambo twasomye ngo men teke ufarsine, ngo byasobanurwaga ngo ubwami bwawe buragabwe, wapimwe mu bipimo, ugaragara udashyitse. None ubwami bwawe buragabwe, buhawe Abamedi n'Abaperesi. Mfite utubazo 2. Uyu dusomye aya makuru twasomaga yari umwami w'i Babuloni. Hanyuma ariko ubwami bw'Abaperesi b'uyu munsi ni bande? Abaperesi b'uyu munsi. Abaperesi b'uyu munsi ntekereza ko ari Irani. Hari icyo ushaka kongera kuvugaho? Icyo ashatse kuvuga ni uko ubwami bw'Abaperesi ndetse n'Abamedi na Nebukadineza yari yarabibonye mbere y'uko akiri umwami. Mbere y'uko umuhungu wamusimbura nawe yarabibonye. Niwe yabonye cya gishushanyo kinini, abona kiri imbere ye, ariko biramuyobera, biramucanga. Nyuma nibwo Daniyeli nawe yamusobanuriye, aramubwira ati icyo gishushanyo wabonye ni ubwami bwawe, uriya mutwe wabonye w'izahabu ni wowe. Ubwami bwawe burakomeye, ntibunanyeganyega. Ariko aramubwira ngo cya gituza wabonye cy'umuringa ni ukuvuga ngo ni ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bagiye kuzagusimbura.
arongera aramubwira ngo ya maguru wabonye n'amaboko hasi byari bifite ibyuma bivanze n'ibumba, ni ubwami bw'abaroma buzasimbura ya ngoma y'abamedi n'abaperesi. bivuze ngo iyo ngoma y'abaroma nayo yaje kuzisimbura amami yose. Uyu munsi wa none dutegereje indi ngoma izasimbura imwe y'abaroma, atari ya Kristo se. iya Kristo niyo izayisimbura. niyo mpamvu izi ntambara ziriho n'ibibazo biriho ku isi, ni ukuvuga ngo hari inkomoko yabyo. umenye ko uyu munsi wa none iyo turebye ahita ko abamenamwe amahoro yiwe, ni uko kuko izi ntambara rero tubona na kera zahozeho zabayeho, ahubwo uyu munsi wa none ni ibyahanuwe nyine biba biri kugenda bisohora, kuko ntabwo bazarwana n'ibiti, bagomba kurwana n'abandi. none se Isiraheli iyi ntambara urumva abantu bari mu kwibaza iyi ntambara Isiraheli irenda kuyitsinda, Iran irenda kuyitsinda, Amerika niyo izayitsinda. Abantu bari kwibaza, bari kubihuzahuza bavuga ngo abaperesi bari kurwana n'abayisiraheli, ko Amerika ntibari kwishyiramo cyane. bari kuvuga ko iyi ntambara y'abaperesi n'abayisiraheli, abaperesi nibo Iran ya none, kandi tuvuze ko Iran nayo ikomoka ku rubyaro rwa Ishimayeli, kandi Ishimayeli ni mwene Aburahamu, na Isiraheli ni mwene Aburahamu. bivuze ngo ni abavandimwe babiri bari kurwana. uyu munsi niho babaye batatu, ko na Ishimayeli na Palestina nayo yajemo, ngo n'utundi duhugu twajemo. bariya ni abaterankunga, ni abagenda babatera inkunga, ariko ubundi abahanganye ni abavandimwe babiri. hanyuma rero ndi kwibaza ikibazo cy'amatsiko, iyi ntambara iyo uyirebye hari aho ihuriye mu ijambo ry'Imana n'ibyo twagiye gusobanura haruguru, cyangwa ni udutero shuma tugaragaza igihe Yesu ko yenda kugaruka? none se Yesu ntiyabivuzeho? yaravuze ngo mu minsi y'imperuka ikintu kizagaragaza kuza kwanjye, intambara hirya no hino. izo ntambara zizaba nyinshi, ishyanga riteye irindi shyanga. bivuze ngo ni ibintu Yesu yavuze biri kugenda bisohora, ariko yaravuze ngo nimubona bibaye muzararame murebe mu ijuru, kuko kuza kwanjye kuzaba kwegereje. hanyuma Amerika yije mute? Amerika nyine ni umujandarume w'isi, irumva yahagarika iyo ntambara, ariko nireba mu byanditswe ntibanze isesenguye neza irebe ko ari ubuhanuzi burimo busohora. urabona Amerika yo ivugwaho iki? Amerika ganiye ejo nta kintu ivugwa. oya nawe yagira icyo bivugaho. buriya ni ukuvuga ngo ntabwo bose, ni ukuvuga ngo harimo abemera ukuri kw'ijambo ry'Imana. ibyanditswe hari ababyemera 100% kuko ari ibyanditswe byera, kandi umwuka niwe ugenda byumvisha buri muntu wese. bivuze ngo nabo hari abemera ukuri kw'ijambo ry'Imana, kavuga ati ibi byahanuye birimo bigenda bisohoka. ntabwo twareka Isiraheli ngo ineshwe, bavuga ati ntitwayireka ngo ineshwe. twabareka ngo baneshwe, kimwe nk'uko batareka n'izindi mpande ngo zineshwe, ahubwo bagomba kugaragaza ko bakemuye ibyo bibazo. ariko ibibazo turi ku isi ntibizarangira keretse Yesu agarutse. ndibaza rero ubu turacyari ku ngoma y'abaroma. ni ingoma y'abaroma niyo turiho, niyo iyoboye isi mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwa Bibiliya ni ingoma y'abaroma. turi ku ngoma y'abaroma izasimburwa n'ingoma ya Mesiya. nta yindi ngoma izaza hagati nayo, kuko ubundi bwami buzaza nabwo buzaba buri muri ya ngoma y'abaroma, ni ubwami bwa Antikristo, nabwo buzaba buri muri ya ngoma y'abaroma. kuko iyo dusoma mu byahishuwe naho havuga yuko mu bice 13 havuga yuko ngo hari inyamaswa, Yohana yabonye inyamaswa izamuka iva mu nyanja. iyo nyamaswa yari ifite amahembe 10, noneho ngo ifite na gato, ifite n'imitwe 7. ya mitwe 7 yose yari yanditseho amagambo yo gutuka Imana. bivuze ngo rero nayo izaba ifite ubushobozi, ni ubwami bumwe buzaba buyoboye isi yose, ariko buri muri wa murongo w'ingoma y'abaroma n'ubundi. ariko se ubwo ngenda nibaza, ntabwo Amerika iri kurwana ahubwo kugira ngo isimbure ingoma y'abaroma aba ariyo isa nk'aho ifashe ijambo? nabyo byashoboka, kandi n'ubundi ni umujandarume w'isi. ariko uyu munsi wa none ntabwo banyuzwe n'uko bahagaze, ahubwo barashaka ko n'ubundi aribo bakomeza bagafata uburenganzira bwose ku isi, ahantu hose bakaba bahagaze, akaba aribo bacunga umutekano hose. ariko hari n'aho bidashoboka, kuko niba ari amasezerano ari gusohora,
uko byagenda kose intambara zishobora kubura. ejo nahoze numva amakuru Amerika igiye kwizihiza imyaka 250 banza ibayeho ibonye ubwigenge. Hanyuma Israel nayo banda ari 1940 nayo yari kuzizihiza mu myaka 20 ngo yari kuzizihiza anniversaire banza y'imyaka 100. Nayo yabimaze ibaye igihugu nyuma yuko yari yarasibwe ku ikarita y'isi. Ariko Palestina Iran ariyo baperesi twasomye muri Bibiliya ngo yari yababwiye yuko itazizihiza anniversaire y'imyaka 100 batayisibye ku isi. Ngiye nkibaza ikibazo, urumva Iran ya none na Israel ya none, Iran ntishaka ko Israel ibaho, ariko na Israel ntishaka ko Iran ibaho. Wowe usesenguye mu buryo bwawe udasomye Bibiliya, iyo ubirebye mu buryo bwawe ukoresheje amaso yawe y'umubiri aya ngaya aboneka, ubona Iran izabigeraho cyangwa Israel ikabigeraho igasiba abaperesi ku isi cyangwa igasiba Israel ku isi? Icyo gihe baba bavuguruje umugambi w'Imana. Niba yaratanze isezerano ati nzaguhindura ubwoko bukomeye, ubwo se wamusiba ku ikarita y'isi gutari Imana yahamushyitse? Nuvuga ngo barahari, bari 2 na 2. Ni ukurwana nuko gusa ikibazo Yesu niwe uzagikemura. Aha rero twasomye amagambo avuze ngo men, aya magambo yabwirwaga umwami wa Babuloni. I Babuloni ya none ni he? I Babuloni nuko ubundi nuko ngo yari Yerusalemu. Yerusalemu wari umurwa wari wubatse, yari Babuloni cyari nk'icicaro gikuru cya Yerusalemu. Uyu munsi rero Babuloni n'ubundi ni wa murwa Yerusalemu ni cyari nk'icicaro, navuga icicaro gikuru cya Yerusalemu. Babuloni ni mu kihe gihugu? Babuloni ni mu kihe gihugu? Ni mu Israel ubu? Ni mu Israel. Mbese Nebukadineza ntiyayoboraga Israel? Babuloni wari umurwa mukuru. Nebukadineza neza yayoboraga igihugu cyitwa yayoboraga mbese nibuka igihe yavuze avuga ngo ariko kugenda Nebukadineza kugira ngo yayoboraga igihugu Babuloni. Nebukadineza yayoboraga Babuloni. Ariho yavuze ngo yahagaze ku gasongero ngo amaze guhagarara ku midugudu y'i Babuloni, ngo yitegereza mu kibaya, ngo yikomanga mu gatuza, ngo aravuga ngo ngiyi Babuloni yanjye niyubakiye n'amaboko yawe. Bibiliya iravuga ngo iryo joro ngo yumva ijwi rimubwira ngo se ko ugiye kuyinyagwa, ubwo bwami kugiye kubunyagwa, ibyo yaruhiye bigiye kuba ibyande. None ndibaza Babuloni ya none sinasomye neza ngo kumenya ari mu kihe gihugu none uyu munsi, ariko twasomye ko abaperesi bo ari Iran ya none, sibyo? Abaperesi ni Iran ya none. Babuloni ishobora kuba ari Turkiya ya none, hagati ya Pakistan na Turkiya y'uyu munsi, kuko nibyo bihugu bazaga kunyaga Abayisiraheli, ko twavuze ko babanyaze. Babuloni ari yanyaze Danieli na Saduraka na Meshake na Bedenego, bajyana Babuloni bavanye Israel, sibyo? Hari babavanye Yerusalemu babajyana Babuloni, bajya kubagira abanyagano, abacakara babo. Ariko bageze rero bagira abacakara, babagira ngo babigisha igikarudayi. Urumva rero cyo kintu cyabo cyitwa nyine igikarudayi, babigisha igikarudayi, ngo babigisha ubupfumu, babigisha ubwenge n'ubuhanga, ngo kugira ngo bazabakoreshe. Ko bira yavuze ngo batoye n'abana b'imfura, ubupfumu bwahozeho. None se ntabwo uzi yuko umwami Babuloni icyo gihe ngo arota inzozi, ngo yahamagaye abapfumu, ngo ahamagara abanyabwenge, ngo ahamagara abantu bose, ngo arabazana ngo bamusobanurire iby'izo nzozi, ngo habura n'umwe. Ngo baramubwira ngo nta muntu uri bumwuka uhumeka wasobanura ibyo bintu, ngo keretse umuntu ubana n'Imana zitagaragara. Abapfumu ubuhanuzi buremewe. Ubuhanuzi mbese Imana iyo bavuze Imana zitagaragara, bari bavuze icyo gihe, bari bavuze Imana ya Israel, bari bavuze Imana nyamana nyine, kuko nyine bari bavuze ngo ubupfumu ntibwabishobora, ubukarudayi ntibwabishobora, ubwenge ntibwabishobora,
ariko imana zitagaragara zahambura ibyo byananiranye. oya ubupfumu ni ukuvuga ngo hari n'igihe witwa Sawuli nawe igihe cyageze avuga ati wajya kuraguza nkamenya niba koko ubwami bwanjye buzakomeza cyane n'inzi ndwara zizakira. arangije ajya ku mupfumu ajya gushaka umupfumu. icyo gihe imana yavuga ngo ariko wabonye mu Isiraheli nta mana ihari ku buryo ujye gushaka abapfumu. ni ukuvuga abapfumu babayeho kera, kuhanuza byabayeho kera, nuko n'abanyarwanda tutaramenya imana rurema. kera abantu bahamagaraga za ryangombe bagahamagara imana zitandukanye kuko nizo bizeraga, ariko uyu munsi wa none kuko twizeye imana yo mu ijuru turayihamagaye ikatwumva. ariko kera bizeraga ibigirwamana za ryangombe nyina yitwaga Nyirakajumba, ariko baramwizeraga nuko bakizera uwo muntu ibyo babwiye n'ibyo akoze kubera imyizerere yabo bikabagendekera nk'uko bizeye. none ko hari abantu batemera ubuhanuzi. ariko uyu munsi wa none impamvu tutabwemera abantu batamwemera muri uyu munsi batemera ubuhanuzi, ndagusobanuriraho ibintu bibiri. impamvu ya mbere ni uko abantu batagikoreshwa n'Imana, basigaye bakoreshwa n'amarangamutima. nta muntu utemera ubuhanuzi, ahubwo ni ukwibaza ngo mbese koko uyu muntu akoreshejwe n'Imana. wabimenya ute? ahubwo ahubwo tuzategura ikiganiro kibaza ngo umuntu yamenya gute ko umuntu akoreshejwe n'Imana. reka nguhe urugero, muri Yeremiya harimo amagambo ya bene Rekabu warayasomye. ngo Imana yabwiye Yeremiya ngo genda ubwire bene Rekabu ngo ugure inzoga ku kabari.